ariko ubona ubona ko nahindutse buriya we nsigaye mbona nyine uri mu marere wirirwa wasetse nyine mbwira niko ari iki umva Imana isigaye yaramaye umutipe mwiza w'amatuza matuza undi siko utamunyeretse nabwirwa n'iki ko afite ayo matuza hase ibintu byanga byose bisigaye biguruka hari boss araguruka nawe rimwe na rimwe ukanguruka ngo n'ibintu byanyu rero byatangiye kujya byigurukira hasi bundi yemeza kumburana intara mabi ifite yageze hari wasanga ibintu byayo byarwaye bya bindi bita amadayimoni ubwo se urumva ibyo nkubaza ari biri kunsubiza ndashaka kuduteka iri rimwe mu minsi itatu nyine ndashaka kurebana nawe none se boss kumwizanye nteka rimwe mu minsi itatu nisha ni saa sita cyangwa ni nimugoroba ntabwo mbizi icyo mpfa nuko uzajya uteka rimwe mu minsi itatu kugira ngo ntimuriya mugore hose boss akira gipeti cyawe nge nyikuzaho burundu nese icyo tumva ni iki inyana ni ya mweru kandi mweru ni nyina ngewe urabizi ndi nyangamugayo ntabwo sheri y'abakunda agacupa gutya ngo nanjye someho ntabwo cyangwa inzoga nta birenze ubu maze kugasoma nkagera gutya ngo ntiwansubiza nahita ngusoma ariko nasoma icupa gasoma impyisi kandi urara wicaranye na murumuna wanjye muri salo mukora iki izi saa ndakura hasi vuba ziba ndavuze ngo we ziba icara hasi dabo nta soni ndavuga ukavuga nawe waruje kumurwanira none kumurwanira ari kumuhoye gusa mucunze abana bararyamye umukozi araryamye muri dovari none ngo muhoye ubusa ngo nta kinshaka ngo niyo mwicaye iruhande ndamunukira ngo niyo ndeba isesemirabira urumva ko bigeze ku rwego rwo hejuru ntacyo ntakoze pe ngewe uru rugo ngiye kuruvamo nigendere umva nkubwire uramu utazakora iryo kosa uzasohoka undi yinjira urandambiwe umva ndajya nkumenyeshe ko ugomba kujya wibuka ko iyi nzu twarayubakanye uriya mugabo wanjye ari umugabo mwiza nta kibazo tugira none ndebera ibintu ari kunkorera abandi bana babakoreshereza anniversaire njye ntabwo heruka kuyinkoreshereza gusa urankunda mbwira ejo dite duhindura itariki y'amavuko nanjye nyigukoreshereza buriyo ndi kubona boss ari kumwe icyayi mba numva nishimye byatari ariko si warwana we unywa boss cyangwa oya muramwe icyayi niba uzi ko uri umusinzi se kuki utanteze mitsingi cyangwa byeri ukantega mu karo niba uzi ko ndi umusinzi ugize Imana nayo urayibonye ariko wabyumvise ko mu byo ndambiwe uri nimero ya mbere stress untera ngera mu kazi singakore mba ndi kuganira n'inshuti zanjye cyangwa mu gitaramo cy'abagabo nizeye nisomera n'iryo cupa ntirimanuke kubera rwaserera yawe kakameza se kandi kageze hano gute jama enda hano ubundi wowe muraguhamagara ntiwitabe ubu ugiye mu biki kuhamagara vuba se n'amahoro aka kameza ko ngasanze hano byagenze gute hase ibintu byanga byose bisigaye biguruka hari boss araguruka nawe rimwe na rimwe ukanguruka ngo n'ibintu byanyu rero byatangiye kujya byigurukira hasi bundi yemeza kumburana intara mabi ifite yageze hari wasanga ibintu byayo byarwaye bya bindi bita amadayimoni ubwo se urumva ibyo nkubaza ari biri kunsubiza ubundi se mbandagiye tuvuga boss se ndi iki mabya kazi iki kintu nzakigirira ariko ubundi igihe umaze igihe tumaranye ntabwo uramenyera ahubwo njye ufite ikibazo igihe maranye nawe nturamenyera njyewe umvira kandi ari jye nawe nyoko buja ninde none urumva uba ushaka kumvugisha menshi fata aka kameza ukajyane mu nzu ahubwo se iyi meza ifite amaguru ariko atamuviga ikaba itanagurutse yageze hane gute wa mugani rero ngiye gushaka ukuntu nanjye ngo icyo ukeneye ni amafaranga ngiye gushaka ngahise ujye umpera amakuru ku gihe ariko ngiye rwose nkabasha sinjya ngorane iwacu ntabwo twigeze dutunga amafaranga menshi y'umurengera ariko uzajya ubona uzajya umpa ayo ngayo uzajya umpa amakuru cyane ariko nubwo wampa amakuru nijye kunyubaha numvisha wivugishwa ngo uzategura ameza ariko boss ahari ngo uzategura icyayi ku meza ariko boss ahari nanjye ngomba kumenya ko ndi boss iyo ni indi topic
wajyana aka kameza mu nzu ibindi ubimbaze. mve kukajyana nubwo ntazi byagasohoye. urugo iki kigabo ubu cyari kicaranye n'inshoreke ahangaha kuko ntabwo numva ukuntu imeza yasohotse mu nzu ikizana ahangaha ntabwo bibaho. bro sana meze bite se ko mbona wakuramo imihanda none? ibi byose birakureba urumva bikureba ibyo umbwira ngo bindeba nta maso bigira. akoreka nkubwire ntukaninje mu buzima ntabwo ushinzwe kumva bigara fresh ubona Cyane. kunyuraho nkagutera pisi nta birenze bro wagiye woroshye nawe. okay cyane bambaye neza Ya anniversaire yari hatari. yaratwika ese ubundi buriya bakoresha amafaranga angana gute? Faranga ariko biriya nta nubwo biba birenze nta mafaranga make ashoboka. Ariko warandaburije basi uzambaye kano gakanzu ukuntu mbona ni keza. Ariko na kari akajipo nari nambaye kari kajyanye. Ahubwo ndabona uyu munsi aribwo watwitse. Ako n'undi mura ntwika. Warutwika. Seriki. Ifoto nari nini. Uramuzi se? Uriya ni grand frère wanjye mu mahanga yitwa Mbanda. Uriya nari nini. Ntabwo muzi se? Oya. Urabona mwitegereza nk'aho muzi hari ahantu mugeze guhurira. Nari ngize nyine ngo niwe basawonse. Abantu baragenda bagasa nta n'ikintu bapfana bibaho. Asi uyu munsi wifashe nta n'ikintu uri bumwe. Kandi utongera kumbwira ibintu by'amafanta ngibiki. Jya umbwira nk'akantu gakonje. Nawe ushaka kugira ngo unte mu mitego? Imitego ariko yihubo kuki umbwira ngo sinywe agafata ushaka iki? ubwo oranje bwa buri mu oranje no Oranje nyine ujye ko ndi umukobwa. saba kandi kabiye wa Kare karakuza. So ndari nari ko numva none ntanyoni. hari ni ntaho hori umunsi araje Niyo mpamvu uri konyoshya ngo nka akantu nyine gahiye. ariko nkoshye ibiki imana ubivugize intambara Reka nigendere niba ari nagaruka mfata ku ngufu. Mbabarira cyane. ngufu urangiye Ntagira se ntabwo ndi umukobwa. ariko uhora unkeka cyane ubona hari ikintu nge nagukorera kugira ngo merekeza ibyo ni byoroshye mbabarira nyimerekeza. hari ibintu reka bambwiye na n'ubu ngubu ntari numva ibyo ari ibese kandi ko tuganira ibintu byinshi. bambwiye ibyo kwa Mbanda ariko na n'ubu ngubu ntabwo nari nabasha kubyakira urugo ntabwo ruhagaze neza. Urukundo rwabo ntabwo ruteye ubwoba undi mu byose byarahindutse. ese ntabwo yakubwiye basi mwaganiriye ngo akubwire aho bipfira ikibitera Njyewe ari twaraganiriye. Umugabo asigaye amukubita rimwe na rimwe ntagitaha. Urebye ntabwo bimeze neza. Birimo birangirika sinzi ikintu twabafasha mu by'ukuri. ngo hari ikintu twakabaye tubikoraho pe reka nimugoroba nze guhamagara Mbanda hanyuma muri weekend nzaba mfite umwanya tuzagende tuganire nabo tubasure tumenye ese birapfira hemeze twagenda tukabareba umuntu akaganira nabo akumva ibyabo. Urakoze cyane rwose kubera ko nyine urugo rwabo ntabwo ruhagaze neza. Reka tubafashe urugo rureke gusenyuka tureberera. Amasaha yageze rero mukunzi agenda. Murakoze neza. Sinzana. Kazi keza bye. Love you. Siko mbona wisetsa n'ibiki? Ni amakuru ufite wewe. Ndashima Imana muri iyi minsi uzi ibintu iri kunkorera. Ariko ubona ko nahindutse buriya wewe. Sige mbona nyine uri mu marere uri rwasetse. Nyine mbwira niko ari iki? Umva Imana isigaye amaye umutipe mwiza. Uw'amatuza. Matuza. Undi siko utamunyeretse nabwirwa n'iki ko afite ayo matuza.
Ushaka kumureba? munyereke nyine. Kalise. Amubona ute? Yego ko mana. N'uyu nguyu se? Amubonye ukuntu ameze? Namubonye. Yego. Ubwo rero atangiye gupinga. Ntago mpinze rwose mbabarira. Urabona atarenze? Noneho ikirenze kuri ibyo afite. Ndabizi nujya wiburira ukunda abagabo bafite amafaranga. Urazi? Ahubwo we uzi ikintu usabwa? Unyitwareho neza? Uri kumva? Nzajya nkuhereza buri kimwe cyose. Ikindi kandi kiriya kigo yigaho nzahita nyigukuraho. Ubu tugiye kubaho neza. Uri kumva? Niba na ngombwa azatwimura hano. Niwumva se natwe tugende tuba nk'abana nyine b'abakire. Wowe humura. Ehe, ndakubwiye ntagasinzira. Biragira saa sita zishaka amamagara baby nananiwe gusinzira ibitotsi. Nawe ndabizi uzi ko watsa abantu b'abandi. Ubundi nkubaze ko wanyemereye kunsohokana uzansohokana ryari? Nakubwiye wowe humura mfite igisakoshi cy'amafaranga. Muri iki? Igisakoshi. Afite cash. No, mo imbere n'izina yabaye igishakoshi. Wapi ni sweet ariko afite amafaranga. Ubuse njya ngira ngo ahubwo ni gatuma. Kuko uburya nkunda. Nyine Ahubwo ukomeze witonde. Tundi ubona ndi umusazi. Ukomeza witonde ngiye umundi. Kira kitu ukeneye. Notsinda kuguhindurira ikigo, kukwatsa kuri style abanyeshuri nibagucishamo ijisho, kuguhinduza ibyo bisuko byawe. Wowe ugenda gake. Sawa nyine. Papa nyine uzamunyereka amaso ku maso ndebe. Umura. N'ubundi afite gahunda yo kunsohokana nawe uzaprofitiraho nkurikire. Jama Nitabye. ako Jama sinakubuje kuzajya tuvuga mpagaze hejuru. Yabaye marebe. Hajya bavuga ngo ntabwo ucarana na sebuja, iyo mwicaranye uri kumusuzugura. Se sha nawe urabizi ibyo. Ndabizi cyane. Yarakomaza kuba umugabo uri abantu kwicara. Ahubwo iki imyaka yindi utarageza ni y'agacupa ariko nuyuzuza nzajya nguha tusangire nta kibazo. Ikintu kigera. Hanyuma watetse? Nteka. Mpangare. Hari ibirayi gusa. Nari ntegereje mama Cedric ngaze hamwe ibyo guteka. Ako buri ikigoryi. Oya, mfite ubwenge bwuzuye. Warabupimye usanga ni tayari. Cyane umunzani unyereka ko ijana ku ijana. Ntabwo rero bwuzuye. Uzi impamvu njya kuje kuzajya wakuriya mugore amafaranga. Kuko ndi muri gahunda yo kugira ngo mpimane nawe. Ahubwo biri amahirwe utatetse. Ntuteke. Ikindi ndashaka kujya uteka iri rimwe mu minsi itatu nyine. Ndashaka kurebana nawe. None se bose mwizanye nteka rimwe mu minsi itatu nisha ni saa sita cyangwa ni nimugoroba. Ntabwo mbizi icyo mpfa nuko uzajya uteka rimwe mu minsi 3 kugira ngo mpimuriye mugore. Hose bose akira gipeti cyawe njye nyikuzaho burundu. Nese icyo tumva ni iki? Inyana ni ya mweru. Kandi mweru ni nyina njye urabizi ndi nyangamugayo. Uriya mwana asigaye ashyanuka kandi nta wundi ubimutoza ni nyina. Harya ngo bimba ngaho ishaka. Si 10 Ngongereyo haya 5. Ariko ujya umpa amakuru. Bitewe rero niyo mpamvu kiri umuna cyanjye nacyo singishira amakenga. Uswa hari ukuntu njya ngira gutya nkabatungura nkasanga barimo baraganira, ubona bameze nkaho ubona baseka. None se ko nawe wize ukabuza inzara yo kwishuri ku murumuna wawe ajya teseke nk'abandi. Yiga kaminuza adahabwa Bruce. Ajya gura registre imwe agura ikaye imwe asigaho nayarya.
azajya yirwanaho. Sayiro yarakuze rega. Wese umuntu usigaye uzi gutereta umugore cyangwa kureba umugore wa mwene nyina akamumwenyurira akishima sha ubwo urumva adakuze Yirwaneho. umuntu atarameze ubwanwa se rero wenza wowe ushobora no kwibita ugateka nk'agaceri ukajya ugenda udonyaho nanjye nkakugurira amata ariko subutu ugateka rimwe mu minsi 3 hanyuma kandi ukajya unandebera amakuru yuriya mugore abantu ajya ahura nabo buriya bashobora no kuzangirira nabi ukayampa yose si byose Nibyo gusa ngaho ugiye. Allo